ntabwo nkwiye kujya niganya nibaza uko ejo nzaba merewe nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo kuko iginungisha ibinkwiriye umunezero n'umubabaro byose abizanira mama byose abizanira amahoro umunezero n'umubabaro 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 byose abizanira amahoro. Ntabwo nkwiye kujya niganya nibaza uko ejo nzaba merewe nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo kuko iginungisha ibinkwiriye umunezero n'umubabaro byose abizanira mama byose abizanira amahoro umunezero n'umubabaro 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 byose abizanira amahoro. uwo rero ni Ariel Ways, umwe mu bahanzikazi bameze neza cyane mu gihugu cy'u Rwanda, kuko nyuma yo gutangira umuziki ku giti cye akadukoma indirimbo nyinshi cyane zirimo yitwa Ntabwo Wanegereza, nyuma yaho agadukoma hit ikomeye cyane yanamuzamuriye izina ku rwego rwo hejuru yitwa Away, kuri ubu ngubu imaze kurebwa n'abantu barenga 2,600,000. iyo ni indirimbo rero ye ya gospel yakoze. urumva ko ni umuhanzi umeze neza cyane, ndetse uri no kugenda atumirwa mu bitaramo bigiye bitandukanye kubera indirimbo nyinshi yagiye akora. nyuma ya Away yakoze indirimbo yitwa La Vida Loca, rero agenda anagaragara mu zindi ndirimbo nyinshi cyane zagiye ziba hiti nkitwa Ndagukumbuye ari kumwe na King James, umwe mu bahanzikazi bameze neza cyane muri no minsi. reba ko ari no kugaragara mu bitaramo byinshi cyane. ku itariki 13 ari itaramo azahuriramo na Omar Ray wo muri Nigeria. rero wakoze cyane kuba warebye indirimbo. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe, ndetse ukande no kukazogera kugira ngo buri kiganiro cyose cyazidukora uzajye ukibona mu mbere 5 kuri 5. Ciao, umunsi mwiza.